imvubu iraza ikagera muri gatatu kwa Gakina, hariho n'ituma abaturage badataha. N'abaturage bafite imirima hafi y'ikiyaga cya Kibare mu murenge wa Ndego, akagari k'Isangano, umudugudu wa Kagoma ho mu karere ka Kayonza. Bamwe mu baradiyo na televiziyo Flash yabashije kuganiriza bagaragaza ko babangamiwe n'imvubu zituruka muri iki kiyaga cya Kibare zikaza kubonera imyaka. Imvubu ziranzingirije, sinje gusa nsangiye n'abandi baturage bandi duhanye imbibi nyinshi. Hasi ya sentire ntacyo tuhavugaho kuko ziri mu bwatsi bwazo, ariko haraguru imvubu ziraza. Niba duhinze kereka umuntu arinze kuva igishimbo gitegwa kugeza kezi, noneho imvubu amazi arenga wa muferege bacukuye, noneho imvubu zikaza zoga zikurikiye zoga mu mazi, ubwo bivuga ko umuringoti wuzuye amazi, noneho zikaza zikajya mu myaka y'abaturage zikona. Nkanjye igihombo nagize, imyaka yanjye nari nahinze imvubu zarayonye, ubwo genda homba ibyo nari nahinze, imvubu zirabirya, abana ku ishuri nkabura icyo mbarihira na mituweli nkayiha bingoye. Imvubu twebwe ziratwononera, zikaza zigakuka zikaturera iki, zikaturera amasaka, kandi ni buri munsi abaturage twararenganye, kandi igihe cyose ni ukuvuga yuko icyo gihe twebwe turarinda ari amanywa ari ijoro, ni ukuvuga ko nta kintu, zose zarapepuye, ubu twarazamutse. Ngo imyaka ikunze konwa n'izi mvubu irimo amasaka, ibigori ndetse n'ibishyimbo, akaba ari naho aba baturage bahera bifuza ko ku nkengero z'iki kiyaga cya Kibare hazitirwa, bityo izi mvubu ntizikomeze kuza kubonera imyaka. Korwa ni ukuvuga yuko mwebwe mwabasha kutureberera kugira ngo za mvubu na muzikume cyangwa mudushyireho isinga kugira ngo tubashe kugira gute kwa guhinga, tubashe kugira gute kwa kwihaza wa musaruro muri twebwe mu baturage. Ikintu rero mbona cyakorwa mu buryo bwo kuzitira inyamaswa ni ukuvuga ngo ziriya nsinga z'umuriro badufashije bakahashyira insinga, bigenderewe n'uko amazi iyo yuzuye imvubu ziza bakahashyira insinga, za nsinga zirimo umuriro zakumira za mvubu ntizizamuke mu masambu y'abaturage. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu wavuga ko imvubu zitagisohoka ari nyinshi zijya konera abaturage, gusa ngo hari kurebwa icyakorwa ku bufatanye n'izindi nzego niba ku nkengero z'iki kiyaga hazitirwa. Navuga ko imvubu ubu ngubu zitakeza ari nyinshi, ariko niyo zije icyambere iyo imvubu cyangwa inyamaswa yose yangije imyaka y'abaturage, hari ikigega cya RDB dufatanya, umuturage icyambere akabanza akishyurwa iyo myaka ye. Icya kabiri, iyo inyamaswa ikomeje kujya mu baturage, habaho hagati y'Akagera National Park RDB bagashaka igisubizo ku buryo izo nyamaswa zitagaruka mu baturage, kandi no kukizitira ni ku bufatanye bwa minisiteri bifite mu nshingano n'akarere, tukareba igishoboka niba cyazitirwa cyangwa ibikorwa byahakozwe biriye nabo. Usibye kubiza imvubu zona imyaka y'abaturage, ngo n'umuturage zibashije kubona amaso ku maso ntizibura kumusagarira. Kugeza ubu abaturage bagaragaza ko niyo bagaragaje imyaka yabo yariwe n'izi nyamaswa ngo batishyurwa amafaranga y'imyaka yabo byangije. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.